Hello everyone, hello my friend. Noneho kuri Jackson Engineer tuje tubereka uburyo Rocky asobanura filime ze. Wowe ukigera hano bwa mbere kandi subscribe niba following kuri Jackson Engineer n'ubundi kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Fungura iryo buto rya subscribe kugira ngo tujye uploadinga uhita ubona iyi channel acu nk'uko mubizi ibagezaho amakuru y'ikoranabuhanga kandi yizewe mu Kinyarwanda, tutorial mu Kinyarwanda. Ngaho rero tangira natwe urebe uburyo Rocky asobanura filime ze. Nawe ushobora kuba ufite inzozi zo gusobanura filime runaka, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ube wayisobanura. Niba warabyifuje ukabiburira igisubizo, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ubibonere igisubizo. Uzajya muri app store yawe ya telefone cyangwa bitewe na telefone yawe cyangwa Safari, ukinjiramo ujya hano muri search, nurangiza ujya hano muri search hejuru gato ahangaha wandikemo ngo InShot. Ni app yoroshye kuyikoresha kandi yeditinga neza. Ni app ibasha kuyeditinga neza kabisa kandi iroroshye kuyikoresha, yakoreshwa n'uwari wese. Uzategereza urabona batubwira ati connection zacu ziko ziragenda gake, reka dutangije telefone yacu. Ariko n'ubundi reka nyikwereke ni app bita InShot. Ngiyi hano, iyi ifite ishusho imeze utya, aho uzagenda muri app store cyangwa Safari bitewe na telefone ukoresha. Iyi uzagenda muri Google Play Store yawe uyisearch. Iriya shusho iba ifite, uzagenda muri Play Store yawe uyisearch kuko twe tuyifite kandi ntabwo ikenera urayifungura. Rero ukimara kuyifungura uzahindukira kuri tab imeze ukuntu. Ukimara kuhahingukira nta kintu uzakora, ushobora gusanga bari kwamamaza bitewe, urabona bari kumbwira update uzakora. Hano nta kintu uzakora, komeze muri wikomereze. Ukimara guhingukira hameze gutya uzakanda handitse video. Ukimara kuhakanda nta kintu uzakora, uzahita ukanda handitse new. Ukimara tayari bahita bakwinjiza muri video. Urabona izi ni video, aya ni amafoto ufite muri telefone ya ibi ahandi byose. Noneho niba ari amafoto ushaka gukorera video, iyo ushaka gusobanura uvuga ati mure ati runaka, uyu muntu runaka gutya na gutya, umuvugaho ibintu, uzaza uhitemo amafoto ari muri telefone yawe nawe ushaka gukoresha. Ariko kubera ko twebwe tugiye gusobanura, kwerekana uko basobanura video, dore n'ubu buryo tugiye gukoresha. Turaza duhitemo video runaka, reka ni urugero duhitemo video yerekana iyitiramo iyi ngiyi. Ukimara kuhitamo, ikintu bwa mbere ukora kugira ngo ukureho iyi watermark ya InShot, uraza ukayikandaho gutya. Hari umuntu utayibonye, iyi watermark iri hano, bikwereke neza iyi watermark ya InShot. Iyi watermark ya InShot kugira ngo iveho nta kintu uzakora, uzayikandaho gutya. Ukimara kuyikandaho uzabona handitse InShot Pro na InShot Free. Aho hejuru uzayihorera kuko bigusaba kwishyura, uzahita ukora handitse Free Remove.
ukimara kuhakanda uzategereza gakeya bitewe n'uko telefone yawe igenda, uzategereza gakeya rwose wihanganye. Urabona ko tayari yavuye. Tugabanye volume kugira ngo tutabasakuriza. Tayari duciye gutyo, urabona ko biragenda. Nta kindi rero ushaka gusobanura turimo ikintu ukora uhita ukanda ahanditse audio. Ukimara kuhakanda urabona handitse music, effect, record and AI speech. Wowe ushaka gusobanura rero nta kindi uzakora, uzakanda ahanditse handitse AI record. Urahabona ahanditse record, ntuharuzi. Ukimara kuhakanda nta kindi uzakora, ushaka gusobanura uzakanda, bahite bagusaba kubika byemeza. Ukimara kuhakanda urabona ko tayari byabaye. Uzabanza tayari ni urugero, reka tugire gutyo, urabona birabaza. Uzasobanura uhagarike. Tayari uzasubirayo. Wongere bitewe n'ako wari wumvise, ukine gutyo ukumve, ukumve, nurangiza usubire inyuma usobanure. Uzahagarika bitewe n'ako wumvise ni gutyo ugenda usobanura paka filime yawe irangiye. Warangiza ugakora ahantu hari akavuyo. Nta kindi rero, hari igihe uba ukabona Rocky arimo asobanura, ifoto yagumyemo ariko biracyari kuvuga, biracyari no kwitega. Iyo ushaka gukora rero gakuriya ukabona Rocky aracyari gusobanura ariko byahagaze, kandi we aracyari kuvuga na filime ukumva iracyari. Nta kindi uzakora rero niba ushaka kubikora nka gutyo, uzagira telefone yawe gutyo, nurangiza uhita ukora icyo bita screenshot. Wamaze gukora screenshot, nurangiza uzajya aho ushaka kuhagarara, aho ushaka kuhagarara. Ahangaha uzahita ukanda handitse ahangaha akamenyetso ko guteranya, nurangiza ujye ahanditse video and photo. Uzahita ujya mu mafoto urebe ka screenshot umaze gufata, ugakanda ukore kuri iyi video. Ukimara kubikora urabona ko tayari ka gafoto kahagezemo. Uzakurura niba aho ushaka kugahagarara. Urabona ko biri kuvuga ariko byahagaze. Ifoto imwe n'ahandi niho biracyari kuvuga. Uzagakurura wumva uzakageza niho uzagakira. Urabona uzagakurura
urabona biri kuvuga ariko ibyo biriko biravuga ariko yahagaze. Telefone muri screen urabona ko yahagaze. Twafashe urugero nyine rw'aka video gato, urabona tegereza igiye kuvuga kandi ariko yagize ite yahagaze. Bo aka kaba nta kindi rero, hari ukuntu ubona wenda Rocky arihutishije ahantu ukabona umuntu ahantu yari bugende nk'ibintu nk'amasaha abiri ahita hagenda umuntu. Nta kindi ushaka gukora, nta kindi uzakora niba ushaka kubikora, uzaza ushyira agafureshi ahantu ushaka kwihutisha, uze uzategereza uzareba akantu kanditseho gutya. Ureba aho ushaka kugeza wihutisha, uharebe niba ari ahangaha naho ukore kuri split. Urabona ko ugize ukoze kuri aka gace duseregitinze agati karimo tayari, urakabonamo ngaka agace duseregitinze. Aka gace twaseregitinga, aka gace niko kari buze kuba kiruka. Tubara kugaseregitinga rero gutya ntabwo gaseregitinga, iyo ugize gutya ubu gaseregitinga. Tubara kugaseregitinga rero nta kintu uzakora, uzajya ahanditse speed, urahabona ngaha, utege gutya urebe dore uko bisanzwe bigenda. Niba ushaka kubyitondesha dore nta kuntu uzabigenza, ni gutya. Urabona guhindukira rwose biriko biramusaba amasaha 80. Uburyo ari kumukomaho mu mugongo ukagira ngo ubona amasaha 500. Ushaka kubyihutisha rero nta kindi nanone, urabona ko ibintu biri kwirukanka cyane rwose ku bitangiye guhindukira ni isegonda. Iyo ushaka kubishyira mu kwihutisha gato mu rugero urabona ko bariko barihutisha ntabwo ariko ushaka kwitondesha rero ni ahangaha. Ushaka kwihutondesha ni ahangaha, naho kwihutisha ni ahangaha. Urabona ko tayari video yacu iriko iritonda. Iyo dushaka kuyihutisha tuzashyiraho tayari ubu ukaba bitewe n'aho ushaka gushyira wowe, uzaza ugashyira ngaha bitewe n'uko niba ushaka kwihutisha cyangwa kwihutisha. Kandi nanone hari ukuntu ubona agace kasubiyemo, agace runaka kasubiyemo, ukabona Rocky agasubijemo, wakibaza ngo bigenda n'ubundi uzaguseregitinga. Nta kindi wifashisha uri guseregitinga, dore n'aka kantu ka sprint. Aka ka sprint ni gukoresha uri guseregitinga uduce twa video yawe. Aka ngaka gukoresha useregitinga ibice bya video. Uraza rero agafureshi, aka kantu karimo hano kagenda kagakoni muri nishutu kagashyiraho ushaka igice kirasubiramo kiri iki na kabiri, ukaza ukashyira ugahita ukora kuri split. Rero ngubu aka gace kagiye split. Urabona ko aka gace gakijyana. Niba aka gace ushaka ko karazamo inshuro ebyiri nta kintu uzakora, uzagaseregitinga nk'uko uhita ureba handitse duplicate.
ko hano niba uruzi neza utu duce duhita tuzamo inshuro ebyiri. Urabona ahantu umuntu ari guhindukira, aha hahise hazamo inshuro ebyiri. Ni urugero, reka dukine tugabanye twere kubabangamira. Urabona ko agace kacu kazamo inshuro ebyiri. Hari ukuntu nanone ubona umuntu yari ari kugenda ajya imbere ariko agahita agenda inyuma. Nanze nabyo bikwereka, uraselegitinga nk'ibisanzwe, urakoresha duplicate n'ubundi oya sprint, urashyira agakona aho ushaka guselegitinga, wakoresha sprint. Urabona ko agace tayari ushaka kwenda ko ari buze gusubira inyuma ako ngako. Urahita ukora hano handitse reverse, wakanda. Ukimara kuhakanda uzategereza bibare bigere ku ijana. Uzategereza gakeya bitewe n'uburyo telefone yawe iri gukora. Ahantu hari ibyo bari bari gukora, urabona biri kugenda bisubira. Ni urugero, reka dukine wari uri kureba imbere ahise areba inyuma, wari uri kureba inyuma areba imbere. Nta kindi rero, ushaka guhindura amajwi ya video yawe ukaba wakoresha ariya ya Rocky ya Kinani. Ikintu uzakora, uzaza hano handitse voice effect, uhitemo ijwi ryawe. Urugero n'ahangaha ijwi ryawe nyine, ariko hano iyo hakoze aba ari no wapi. Ubwo nta kindi uzakora, nta kizagisigaye video yawe rero kugira ngo uyikure hano muri InShot, kuko ndabona ndizera hano byarangiye. Nta kintu wagira imbogamizi uri gusobanura filime yawe. Kugira ngo uyikuremo rero nta kintu uzakora, uzaza ukande hano handitse export. Ukimara kuhakora ushaka uzahitamo aho uko bayiguhamo, niba ari ntoya niba nini, ariko nta kindi uzakora. Wowe uzakora ahantu export, uzategereza bitangire bibare bigere ku ijana. Bikimara kugera ku ijana tayari video yawe izaba yagiye. Kora subscribe kuri Jackson Engineer, uko mubibona.